turatangaza amakuru y'ukuri kuri data ari nawe Imana imwe y'ukuri. Imana yacu irenze kuba umutunzi, iyo ni isoko y'ubutunzi. Ibigaragara n'ibitagaragara, ibihoraho n'ibirimo bishira, byose bituruka ku kurema kwayo. Muri Bibiliya y'Icyongereza Holy Bible New International Version, igice cya mbere umurongo wa 8, Imana ibwira Yosuwa aya magambo: Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Iki nicyo gitabo cyonyine kibwira umuntu ukuntu yagera ku cyo twita prosperité na succès. Mu nyigisho nyinshi, Satani akwiza mu isi yarangije guhimba icyo yise Évangile de Prospérité. Aya magambo yombi ubusanzwe akaba ari amagambo yejejwe ariko adahuye. Kugira ubukire no kurundanya ubutunzi bitandukanye na prosperité. Prosperité twayigereranya n'uburyo igiti gikura kikera imbuto, kigatanga imbuto byanze bikunze niba cyaritaweho. Prosperité ni igisubizo cyangwa uburyo Imana yari yarateguye bwo gutuma umwana wayo abaho neza igihe yitondeye ibyo yategetse. Ibi ntibibuza Imana kudukenesha iyo yateguye kudushyira mu ishuri ngo tuzamurwe mu ntera. Nubona wakoze ibisabwa ariko ugahura n'ikikugerageza kikubabaza, jya unezerwa, kuko promotion cyangwa kuzamurwa mu ntera n'Imana bica mu ishuri, kandi kujya mu gihugu cy'isezerano bica mu butayu. Twabigereranya n'umukene wakunda umutunzi akamugabira agasambu afite karimo inzu y'ibyondo. Umutunzi utuye muri zahabu akakira urwo rukundo, ariko akareba ku kazu k'ibyondo akiyemeza kugasenya no kubakira uwo mukene inzu isa n'iyatuyemo, ariko atabanje kumubwira. Imana ntabwo ihera ku byo dufite, ahubwo ibikuraho igatangira ibyayo, kuko biba bifite umwimerere n'agaciro gakomeye. Bityo rero nubona winjiye mu ishuri ntibikakubabaze, ahubwo jya utangira wishime. Gutegereza Uwiteka twihanganye no kwishimira Imana yacu nizo mbaraga zacu. Gukomeza amategeko y'Imana nibwo buryo bwonyine yateguye bugera ku mibereho myiza no kugera ku ntego z'ubuzima. Nubona mu isi harimo ibibazo, nuko isi yajugunye amategeko y'Imana. Irebere nawe, na nyuma y'uko Yesu ava mu isi, abigishwa be bagikomeza amategeko ye, ngo nta mukene wababagamo. Imana itanga ingamba z'uko umuntu yagombaga kugira ibitunga urugo. Icyacumi kigenewe kubungabunga ibitunga urugo. Icyacumi abana b'Imana batanga kivugwa mu nkuru ya Aburahamu. Ni icyacumi cyo kuramya, ntigihabwa abakene, ahubwo gihabwa umwami n'umutambyi umwe rukumbi. Icyacumi ni umutekano w'ibitunga urugo rwacu. Ni ukubwira umwami Yesu uti: ndagushimira ko wampaye kuryama nkabyuka, ukampa imbaraga zo gukora, ukandinda impanuka, ukampa no guhembwa. Uri umwami w'imbaraga zanjye, uri umwami w'ubutunzi bwanjye. Icyacumi kigenewe kweza ibyo wasaruye. Kera abatuye igihugu bose bagihinga, n'ubu ngubu ibitunga urugo tubihaha. Icyacumi kiracyafite uwo mumaro. Icyacumi kigenewe umwami. Iyo utagitanga nta teka uzacirwaho, ariko uzaba wowe ubwawe witanzeho umwami w'ubutunzi bwawe. Naho igihe ugihaye umukene niwe uzaba ushyize muri uwo mwanya. Tuvuge ko icyacumi ugihaye umukene akajya kugikoresha ibidatunganye, kandi kigenewe umwami. Ayajyanye se kugura itabi, gusengera cyangwa mu busambanyi. Aho kurinda ubutunzi bwawe, uhaye Satani kariwe yihuse mu butunzi bwawe. Uko niko bamwe basenyerwa ubutunzi duhabwa ngo dukoreshe umurimo w'Imana kubera kudasobanukirwa. Amagambo ko gutanga icyacumi ari itegeko, ko byazanywe n'abantu, ko icyacumi gikiza abantu, nta kindi agamije ni amayeri gusahura abana b'Imana kugira ngo abashyire mu bubata bw'ubukene no guhora bashakisha aho kuronka umwanya wo kwishimira Imana.
Inkunga ihabwa abakene yitwa imfashanyo, ntabwo yitwa icyacumi. Ese ubundi uramutse wiyemeje kuzahahira abakene mu mafaranga y'icyacumi, wahahira abakene bangahe bo ku isi? Numara kubisuzuma urasanga rwose icyo wakora ari ubusa, ahubwo wowe wumvira Imana gusa yikora umurimo wo kugaburira abakene bo ku isi, kandi utange imfashanyo, kuko Yesu yavuze yuko nuyitanga byose bizagutunganira, kandi ijambo rye rikaba rihoraho iteka. Muri Malaki ibice 3:8 ijambo ritigeze rihinduka na rimwe. Imana ibaza itya: mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Nyamara mwebwe mwarabinyimye. Ikindi, mu murongo wa 9 yerekana ingaruka zo kudatanga icyacumi. Mu murongo wa 10 itwereka umugisha uva mu gutanga icyacumi, ikanatwereka aho icyacumi kigomba gushyirwa, naho mu wa 11 itwereka ibishobora kugaba ibitero ku butunzi bwacu, nabyo tuzabiganiraho. Imana yacu irenze kuba umutunzi, yo ni isoko y'ubutunzi. Benshi bitiranya icyacumi n'umusoro w'ingoro wavuzwe na Yesu ubwo yoherezaga Petero kujya kuroba ifi, agakuramo umusoro wari ugenewe we na Petero. Umusoro w'ingoro ntaho utangwa nk'itegeko muri Bibiliya. Nayo mpamvu Yesu yabwiye Petero ko abana b'ubwami batabwirizwa kuwutanga, ariko icyacumi kigenewe kuzuza ibigega by'abana b'ibwami. Icyacumi ni ubundi buryo bw'itumanaho mu by'ubutunzi dukorana n'ubwami bw'ijuru. Dore uko icyacumi gikora. Imana yaguhaye gusarura cyangwa se guhembwa ibyuzuye mu rugero rwabyo. Ufata 1/10 ukagikuraho, ukacyereka Imana, ukakijyana ahakwiriye mu nzu yayo. Icyacumi ntabwo gihabwa umuntu uwo yaba ari we wese. Iyo umaze kugisengera mu ibanga, ukacyereka Imana, unagitanga mu ibanga. Uko rero uhaye Imana iyiguha mu gihe gikwiye ibyuzuye, ukongera gutumanaho nayo gutyo uyiha nayo iguha, ibyo bigakomeza. Ibi birebana n'umutekano w'ibitunga urugo. Bite se ku bundi butunzi butari bugenewe ibitunga urugo? Komeza ukurikire ibi biganiro.